reka mpurubuga Ndahiro David murakoze. Yes, thank you. Ariko rero numvishije bakoma mu mashyi young professionals. Ubu se wababwira gukoma mu mashyi mwayakoma cyane kandi mushobora noneho kuyakoma kurushaho uko mwakomye mbere. Abahariya muranyumva, namwe muranyumva. Murakoze, twagiye dukora byinshi none urabona ko twageze hano kugira ngo duteze imbere impano twifitemo, sibyo? Uwumva ko afite impano agende yegera abayobozi ba Tadewoloji ndetse n'abandi. Bagende bamufashe icyo kibazo gikemuka, sibyo? Murakoze kandi mugire umunsi mwiza. Urabona hari amazina baredawe ba minisita ndaza kurwana nabo. Hari amazina ubundi igihe ugasanga wabyaye umwana wamwitebye gusenge ariko ugasanga yabyukiye mu kabari. Ariko urumva izina mbese kera bakwitaga Ntwari ukazaba umusirikare, bakakwita Mary ukazaba kugeza ubu uranarogaye ntuzahore atazakubeshya ko uzaba misi hanyuma. Umunezero mwiza ni abanyagihugu beza, baba abanyarwanda, u Rwanda, Sibomana na Joyeuse, congratulations. Nabonye ibyo mwakoze n'abantu baje aha ngaha biranezeza. Hari urubyiruko rwinshi baza inshuti zabo ugasanga bari aho gusa baravuga ngo bizaza tuzareba, bakaba bari aho gusa. Soza rero bagira ngo mbashimire, abeho gushima buri wese uri aha ngaha yagize neza. Ari ugutegura ibirori ukaba wabura abantu, hanyuma tunakira ikibazo kimwe bigasoza kugira ngo tujye no mu bindi bidahoraho gusa. Hari ibyo nibazaho, ariko hari ibindi bijya bitugeraho nk'urubyiruko rw'u Rwanda. Birthday y'ukumva wa kane, but I know you are the babandi twita urubyiruko cyangwa se ingimbi, ariko hari ibindi bijya binyumaho, ibindi nabyo bigakurikirana. Forget about the desire cyangwa se ibitekerezo. Ariko njye ndibaza, mwebwe mbaraga z'igihugu, ni mwebwe kandi ubushobozi bw'igihugu cyacu